uyu munsi niba hari ikintu cya mbere kiri kuguhenda na interineti mu Rwanda, uretse no mu Rwanda, ku isi hose interineti irahenze. Wenda ntabwo tuzi ibyo mu bindi bihugu, ariko uko byasa kose interineti ni ikibazo. Welcome back to YouTube Tech. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe tricks zoroshye zo gusevinga interineti yawe, haba kuri MTN haba no kuri Airtel. Ntucikwe, turarebera hamwe ama application amwe n'amwe agiye atandukanye wakoresha kugira ngo ubashe gusevinga interineti yawe, noneho zibashe kuba zarestinga longa, zibashe kuba zamara igihe. Tuvuge waguze gigabyte yawe y'umunsi, cyangwa se waguze interineti yawe ya bitatu kuri Airtel, baguha giga ya buri munsi. Cyangwa kuri MTN, giga ya buri munsi iri gushira mu minota 20, gifungura telefone yawe ikaba irarangiye. Ngiye kukwereka tricks zo gusevinga data zawe, tricks zo kuba waminimiza data usage, cyangwa se tricks zo kuba wagabanya data ukoresha kuri telefone yawe. Bahaye ikaze rero. Nanone niba uri mushyashya kuri YouTube Tech, banza ukande kuri subscribe button kugira ngo video ndajya nkora zigeze kugereraho iki. Reka duhere kuri application ya mbere. Ikintu cya mbere uzakora kugira ngo ubashe kurinda data zawe gutakara ari nyinshi cyangwa se kugenda ari nyinshi, ngo nimvuga data wumve internet bando, wumve bando ya internet. Use Light app, navuga ngo hano urashishikarizwa gukoresha ari ama application aba ariho Light. Urugero Facebook Light, Messenger Light. Noneho aho gukoresha YouTube app ugakoresha YouTube Go. YouTube Go ikonsoma less data ugereranyije na YouTube isanzwe. Messenger Light ikonsoma less data, cyangwa se isaba internet nkeya ugereranyije na Facebook isanzwe. Facebook Light nayo ikenera internet nkeya ugereranyije na Facebook app. Icya kabiri, turn off background data. Ni gute uzabigenza rero kugira ngo utaninge off background data? Navuga ngo hano is background data ni za data zikorera inyuma, ariko twe tutari kumenya ngo biri kugenda gute, tutabizi. Ugasanga telefone yawe urayakije, ufunguye connection, ariko hari ibindi bintu birimo birakora utari kureba n'amaso yawe, bitagaragara inyuma. Ibyo bintu uzabifunga gute? Go to setting, pick apps, then pick data usage, and then turn off. Icyo uzakora ni iki? Uzajya muri setting, uhitemo handitse apps, application. Noneho ukimara kwinjira muri apps uzahita ubona handitse data usage, uhahitemo. Numara kuhahitamo ukore kuri off. Ikindi, stop apps like Instagram, TikTok, WhatsApp from using internet when not in use. Hano uzabigenza ute rero? Uzahagarika ama application atandukanye, harimo Instagram, harimo nka TikTok, harimo nka WhatsApp. Noneho ubihagarike kuba byakoresha internet mu gihe bitari gukoreshwa byo ubwabyo. Ikindi uzakora cya gatatu, uzakora iki? Hano ikintu uzakora, download instead of streaming. Tuvuga urugero, uri kuri YouTube. Uri kuri YouTube urimo urareba video live, urimo urayireba ntabwo ari live yego nk'ibisanzwe, ariko urimo urayireba ukoresheje data zawe. Hano ikintu bakubwira kuba wakora ni ukuba wa downloading iriya video ugiye kureba kuri YouTube. Tuvuge niba ari video imara isaha, ugakora kuri download. Noneho aho kugira ngo uyi streaming isaha ishire uri kuyireba,
uri kuyireba ukirodinga interineti iba nke ukirodinga gutyo. Oya, ikintu cya mbere uzakora yidawunirodinge, noneho uze kuyireba nyuma iri offline. Icyo nicyo twarebagaho, use YouTube offline download for video. Ibi nibyo maze kubwira, koresha video za YouTube ziri offline. Muri make uzabanza uzidownloading, numara kuzidownloadinga uzikoreshe nyuma internet yawe ifunze. Bizatwara interineti nkeya ugereranyije nuko wayirebera kuri YouTube direct. Twakomeje hano barakubwira ngo download music on Boom Player or audio max instead of streaming always. Hano bakugira inama y'uko wa downloadinga indirimbo aho kugira ngo uzumvire kuri website directly. Ikindi cya kabiri bakubwira ni ugukoresha wifi mu gihe bishoboka. Tuvuga urugero, wagiye nk'ahantu hari office nko ku kazi, cyangwa se uri ku kigo cy'ishuri, cyangwa uri ku murenge, cyangwa uri ku kagari, shaka uburyo wakasinga wifi yawo, bizagufasha gusevinga data zawe uze kuzikoresha uri mu rugo. Iby'ingenzi byinshi ubikorera aho ngaho, noneho ibindi uze kubikora wageze mu rugo ukoresha interineti yawe. Ariko mu gihe wari uri ahantu hari wifi, try to connect to the wifi. Urugero, connect at school, universities, offices and cafes. Uri muri cafe urimo urafata akantu, uri muri office, uri kuri university cyangwa se uri mu ishuri, ushobora kuba wakoresha wifi y'aho ngaho mu kigo kugira ngo ubashe kugira kubika data zawe cyangwa se bando zawe zimare igihe. Ibi rero bizagufasha kuba interineti yawe yamara igihe mu gihe uri hanze. Ikindi cya gatanu ari nacyo cyane, check data bundle or check data balance regularly. Hano rero ugomba kugenzura balance yawe byisubiramo, cyangwa se buri kanya. Urugero nko kuri MTN ushobora gukoresha 131 ukareba balance y'amayinite, cyangwa se ukaba wakoresha bitewe n'uburyo wakoresha uguramo interineti yawe, ushobora kuba wakoresha 345 urwego ukareba usigaranye bando zingana iki. Kuri Airtel nawe ushobora kuba wabireba ugakoresha 31 ukareba usigaranye zingana iki. Ahangaha rero ibi bizagufasha. Iki kintu cya gatanu nyine impamvu uzareba balance yawe bihoraho, icyo bizagufasha ni ukuba watrackinga data usage, cyangwa se wamenya interineti yo konsoma uko ingana. Izi zari tricks zoroshye zagufasha gusevinga data zawe. If this video helps you, like, share and subscribe to our YouTube Tech for more techniques. Aha rero niba iyi video yagufashije cyane, ukora like, ukore share, ukore subscribe, kugira ngo tuzakomeze kubana muri video zindi zigiye zitandukanye. Ntihakagire video igucika kubwo utakanze kuri subscribe button. Ibi bintu nubikurikiza interineti yawe rwose uzajya kubona ubona ugiye kuryama saa sita z'ijoro ugifiteho nka 50% cya interineti yawe, mu gihe byajyaga kugera saa sita interineti yawe yarangiye. Ibi nubasha kubikurikiza, nkubwije ukuri ko bizagera aho nawe ukabona ko